Hello guys, muri iyi video kwereka uburyo wagarura video wasibye cyangwa indirimbo cyangwa ibindi bintu wasibye kuri telefone, baba biri kuri files. Muri iyi video nibyo ngiye kukwereka. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri umuyoboro wa YouTube, kora subscribe, ufungure inzogera, ibiganiro nk'ibi bitazajya bigucika. Iyo ugiye kukugezaho iki kiganiro nitwa Vedaste. Iyo ubona iyi video wayikunze ukore like, share na comment. Muri comment mbazemo indi video nawe ukora ikindi kintu ushaka kumenya, ndahita nyigusubiza vuba cyane. Let's go, reka dutangire. Nibutsa ko nakubwiye kukwereka uburyo wagarura video cyangwa indirimbo cyangwa amafoto wasibye kuri telefone yawe utabizi cyangwa utabishaka. Kukwereka uburyo wabigarura. Hari ukuntu waba na telefone ugasanga wagusibiye ibintu kandi wari ubikeneye cyane. Kukwereka uburyo wahita ubigarura. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube, kora subscribe, ufungure inzogera, ibiganiro nk'ibi bitazajya bigucika. Njye mugiye kubana nitwa Vedaste. Reka dutangire. Ikintu cya mbere uri gukora rero tuza muri application ya setting. Iyi application ndizera kuri kuyibona rero tuzikandeho. Aho tugera hano uzamure, ari hano handitse storage, uruza ukanda hano handitse storage. Mbere tugera hano, ndizera kuri kubibona. Urabona za video umwanya ziba zifite, indirimbo hapo. Ariko rero tuzere hano kuri tarashi. Urabona tarashi imaze gutwara gigabyte 3.5. Rero ukandaho. Iyo umara gukandaho rero tugera hano, rero tugera muri za video wasibye utabishaka. Hano rero tugera muri za video wasibye cyangwa indirimbo cyangwa ibindi bintu uba warabisibye. Hari igihe waba ukeneyemo ikintu nk'abana baragusibiye ibintu cyangwa barabisibye utabishaka. Kwereka uburyo rero wahita ubigarura, yaba ari ifoto cyangwa indirimbo cyangwa video. Uraza uyirebemo, scrollinga uyirebemo. Umara kuyibona ukaduhitamo. Reka mpitemo iyi. Rero tuzi ukanda kwa kano kantu kari hino. Aka ndizera ko uri kukabona. Rero tuzi ugakandamo, uhita bimera gutya. Urabona ko karahita kazamo akantu kavivuye. Uhita uza ukanda hano handitse restore. Urabona hano delete, uyikanze waba uyisibiye ko urahita ukanda hano kuri restore. Ndizera ko uri kuhabona. Urahita ukandaho, wongera ukandaho hano kuri restore one files. Ahangaha rero ukandaho nanone. Tayari ubu video yamaze kugaruka muri telefone. Ukoresheje uburyo ukabona ntibiri gukunda, akanywereka ubundi buryo wakoresha. Ubundi buryo wakoresha wahita uza hano muri files,
ahangaha urahita uza ukandeho, ndizera ko uri kubibona. Urahita ugera ahantu hameze gutya nyine, uza ukanda hano kwa tuno turongo dutatu turi hejuru, ndizera ko uri kutubona. Urahita uza udukandeho gutya, uza ukanda hano kuri tarashi, ndizera ko uri kuhabona. Urahita uza ukandeho tayari, ubundi urahita ugera muri videwo basibye cyangwa indirimbo cyangwa amafoto. Ubwo rero uhitamo ifoto basibye utabishaka cyangwa basibye utabishaka, cyangwa indirimbo cyangwa videwo. Urabona kugira hano urareba nyine videwo wasibye cyangwa amafoto cyangwa indirimbo basibye utabishaka, cyangwa hari ukuntu abantu bafata fone yawe bagasiba ibintu utari ubishaka, harimo nk'ibintu ukenera. Urahita ugera hano urebe uzi niba ari indirimbo, niba ari amafoto uzi uyarebe. Numara kuyareba urahita uza ujya ukanda kwa tuno tuntu twa hano iburyo, ndizera ko uri kutubona. Urageze ukandeho gutya, umaze kureba izo ndirimbo cyangwa amafoto, urageze uhita ubikandaho, uraza ujya ubihitamo ubikandeho. Numara kubikandaho uze ukandeho hano, ariko ushaka no kubisiba bikavaho burundu, tukanda hano kuri delete, ariko uhita uza ukanda hano kuri restore. Ndizera ko uri kuhabona. Urahita uza ukandeho, ukanda hano kuri restore 7 files. Aha uraza uhita uza ukandeho, tayari ubu za videwo zamaze kugaruka muri telefone. Tayari ubu za videwo zagarutse. Rero niba nawe hari ibintu wari warabuze muri fone yawe, barabisibye utabizi, cyangwa nawe warabisibye kandi wabikeneraga, ndizera ko ubibonye. Niba ari ubwa mbere wigeze kuri uyu muyoboro wa YouTube, kora subscribe, ufungure inzogera, ibiganiro nk'ibi bitazajya bigucika. Jye mwabanaga nitwa Vedaste. Bye.